Ngusaba imbabazi z'amakosa nakoze kuko nakugomeye umbabarire nushaku ngira umugaragu wawe sinkwiriye kwitwa umwana wawe data umbabarire ndagarutse ndagarutse umbabarire nushaku ngira umugaragu wawe sinkwiriye kwitwa umwana wawe data umbabarire. yamukuye muri groupe ararakara maze kurakara amubwira ati kuki mwamaniye muri groupe mwamvanyemo baramubwira ati hano twavanyemo abantu bagira amahane hano no groupe turasererezanya twese tuba tuzi ubuzima twabayemo nimba banakubwiye ngo niki ngo uyu mukobwa nyine yarafite umukobwa babeshya ngo ni umukazi niwe kandi nyine ari sheri wiwe umukobwa aba hano mu Rwanda yego imba baguserereje icyo kintu nyine barakiguserereje kuko ubeshye ngo uwo mukobwa ni umukuzi wawe kandi ari sheri wawe. Uyu mugisha niwe warabeshye muri groupe? Mugisha yarabeshye ngo umukobwa n'umukazi niwe kandi ni sheri wiwe. Yego. Nago bijya byagacamo nyine arakiri kumutereta bisanzwe. Barabimenya ko atari iki atari umukuze wiwe. Babimubwiye nyine atangiye kurakara atangiye gutukana ngo ibikobwa biri muri groupe ngo ibisore baravuga ati no muhungu reka tube tumumanuye. Baramumanura bamukura muri groupe bamukuye muri groupe. Iyo groupe nano mwayibagamo? Tuyibamo. Hanyuma uwamumanuye ninde? N'uyu wapfuye. Ngo ni admin wacu. Yego. Arangije araneka amakuru aravuga ati ninde wamanuye kuko urumva babamanuye mari benshi babamenuye ari nka batandatu. Amenya amakuru amenya ko ari makuru ari Ngabo wamumanuye. Yego. Aravuga ati ni gute Ngabo yaje ansanga muri no group akaza kigira admin akaba manuye atangira kugira bifu imeze gutyo. Undi mushuti wacu umwe bita uriya Mitari arongera aramuzamura amusubiza muri groupe. Amusubije muri groupe aramubwira ngo niko wangegera ngo gute wamanuye muri groupe ngo aje yinsangamo none utangiye kuza wigira admin. Ngabo arongera aramubwira ati ahubwo David ni wongera kunera umutwe ndongera ngera gute umanure. Baheraho baterana amagambo turavuga ati mureke guterana amagambo ibyo naga ari byo utazajya joininga tuzajya tumukura muri call. Bivaho arongera avuga ati David n'ubundi arakara nk'igifura n'ubundi undi mushuti wacu w'umukobwa babe bamaze gushwana muri groupe ati reka twongera tugire gute tumumanure. Bifi bihere aho ngaho bahurira bakukiriye nyine urumva aba bamuhariye hanze bose bahurira muri Michigan kukiriye kuri uwo mujama muri Missouri bahuriye nyine urumva babayo aba mu Rwanda kuko ntabwo twari kujyayo. Bahurira baramubwira ngo sha wowe uhora unserereza umunsi umwe tuzikaragurana nyine bavuga ngo bazarwana. Arundi wibwira undi uwo mugisha abibwira Ngabo uyu wapfuye. Aramubwira ngo Ngabo ahita amubwira ngo ntituzarwanira aha tuzarwanire tutaje mu kiriyo. Ati hano twese twahuye nka groupe tuje gushyingura nubwo nyine abatari baziranye twese twamenyanye birarangira bihera aho ngaho. Aho baziye mu Rwanda bagatangira kugira gute umwe avuga ngo sinshaka nyine uriya mujama ameze nk'igifura arakara nk'igifura. Yavuga ngo turi abajama barakavuga ngo reka ntago nabiteza. Ubwo birangiraho nibwo nijoro bagize gute bacakiranye Green Lounge. Ubusanzwe twanahuraga twanasangira nawe ariko nitugira gute nituba turi kumwe akazaga nyine twahahuriraga ntago twapangaga we kugendana kuko ntago tubana muri groupe nagahaza inshuro nyinshi. Akaza akatubwira ati ndabasanga iki Green Lounge. Twaza akatujoininga kuri table we gatagera gute akajya kwikina biri yaza akabari bwo tugabana agataha
twese tugataha. Nibwo rero nijoro byagize gute yaje aravuga ati muri kumwe n'abandi, batangiye baterana amagambo, batangiye kuzana ibyo mu nkambi iwabo. Umujama aramubwira ati twese twaciye mu buzima bubi, wikomeza kubuzana hano ngaho, reka bigende neza. Baramanuka bagira igihe gute bagiterana amagambo, bavuye mu kabari aho ngaho. Bavuye mu amasaha nyine yo gutaha yarageze, baramanuka bajya hasi. Bagiye hasi bajya mu nyine bajya kuri parikingi, batangira guterana amagambo. Umwe nyine mukuru umwe muri bo arambwira ati wikomeza guterana n'iki amagambo nuriya, mwihorere mugiye gute mutandukanye. Magiye arambwira ngo we nzakwica, nyine ubwo ari kubwira Ndengabo. Ubwo urumva bamaze kumutandukanya, bajyahereye kare barwana. Hari umwe nyine twa Dolphine wo mukuru nyine wo ni igisore, yamufata aramubwira ati ndakujugunye pfiriya, jya mu modoka utahe. Yamara byanga aravuga ati nta kibazo. Bagira ngo aragize gute, aratashye. Urumva yinjiye mu modoka, amaze gushwana nabo bose, bamaze gushwana, bamaze no kumukubita ingumi kugira ngo atuze yinjiye mu modoka atahe. Yinjiye mu modoka bagira ngo aratashye, bafata Ngabo kuko urumva Ngabo bamaze kumufata ku rutugu, bari kwigendera bagiye kujya mu modoka. Uyu nyine bagonze, umujama yagiye aca kuri uwo wundi bari kumwe akubita Ngabo, aba ari wagonga. Amugonze umuhungu yikubita hasi, akana n'urumva kahise gasa. Hari video nafashe sinzi n'abandi ako twayisakaje, video abantu benshi bashaka kuba bayibonye. Umwe aryamye hasi nuruza oya nayo mfite. Hagire ufite ni telefone aho? Yego irahari. Okay, hagire umuntu wandika nimero yawe, hagire umuntu yandika nimero yanjye muri hano muri big screen please. Hagire umuntu wandika nimero hano, mwandike nimero. Okay, uwo nafata telefone ni musobanurire, ariko ndafata telefone itanyereza iyo video kuko video mfite namo itandukanye niyo ngira kuvuga. Komeza. Video dufite ni imwe ambulance maze kuhagera, atangiye gusamba abashuti bacu, batangiye guteza akavuyo kuko ya ambulance yahageze yimpe ntabwo urayingira aho ari gusamba. Komeza. Ni bandike nimero, umuntu ufite nimero yanjye nayandikemo hano, hanyuma uwo mugenzi ahita ayifata. Okay, wayibonye ira y'inkongomani. Andika agira inkongomani. Nose ngende umukongomani. Okay, komeza umbwire. Urumva? Ubwo niko kumugonga yikubise nyine yabakimukora, undagwa hasi ahita muca, harakomeza aragenda yasubiye inyuma. Yego yamugonze ago hasi, ariko atarapfa nyine asa nk'yabanje umutwe. Asubira inyuma. Arongera aksera sasa mucaho. Uretse gato yamugonze inshuro ebyiri. Yego. Nukuvuga ngo Mugisha yagonze Ngabo yikubita hasi, ariko ntiyahita apfa. Yamwikubise hasi. Urumva ahita yaksera aragenda. Urumva bona amakosa we yakoze. Yakomeje tajya kuri polisi yo mu Busanza. Agezeyo arabeshya ngo yakoze accident, ngaramuganga ari kuri moto, ngo yagonze umumotari. Urumva twe tuvuye kuri polisi ya Kicukiro, baduhamagaye nk'abantu bari bahari, dusanga amakuru yatanze aho abanye n'ibyahabereye. Dusanga ngo yavuze ko we yahise agenda ajya kuri polisi. Ega ajya kwirega. Yari yamaze kumekinga ko Ngabo yapfuye. Oya kuko urumva we yahise yaksera aragenda, ntago yamenye ibyakurikiyeho. Baramugonga ahita yiruka aragenda. Mwabirebaga n'amaso yanyu? Mwihangane, pole sana. Musharing live. Guys, mutapinge screen kugira ngo network yabigaruke. Come on people, musharinge, mutapinge screen. Mutapinge screen. Ama video nayaguhaye, nguhaye nayi wasanzwe.
Amavideo nayabonye. Yego. Amavideo nayabonye, reka inze Jesus Christ. Inze noneho ukomeze ubu wakomeza. So ndavuga accident mbere ko tugera ku byabereye kuri polisi. No kuvuga ngo aho ngaho ibyo byabaye muri hanze mwari mwamaze gusohoka hanze mwari kwa undi nyine Green Lounge urumva amasaha yageze saa 8 barabasohora murataha. Yego. Urumva rero twatashye turabwa ntabwo dushaka gutaha reka dushake muri abashite bacu turi kumwe aho dukomereza. Urumva we ntabwo bamushakaga nyine kuko yari afite amani ko yabanje no kurwana no mushite wacu twa Adolphe ari kumbwira ati taha ibiki n'ibiki kuko basa nk'aho banarwanye kuko Mugisha abanje gukuraho kiriya kiboro bafungisha amapine y'imodoka. Inde wagifashe? Mugisha uyu muhungu. Urumva arakimukubita we yashaka gukubita siwe cyafashe undi mushite wacu yitwa Shema ariko nawe agifatira aragifata kitaramugeraho nyine gisa nk'icyari kigiye asa nk'aho ashaka kugimukubita nko mwijosi. Uwo wundi yitwa Shema aragifata kiramu nyine cyahushijeho cyagomba gufata kigwa kuri Shema kimugeraho nambaraga kigifite. Ariko nawe target yo ashaka kugikubita ngabo. Yego yashaka kugikubita kabirimo. Yego. Hanyuma uwakubise uyu mutipe ngumi ninde? Uwakubise Mugisha ngumi ninde? Ni umushito wacu witwa Adolphe. Kuko Adolphe yambwira ati bifu mfitanye na kuba ngiye ndikubwira ngo tazi uko nkwanze ibiki n'ibiki urumva? Ati kuba ndi kukwirukana ngikwirukanye ku giti cyanjye kuko urumva Adolphe yamwirukanaga akabishyira kuri ngabo. Ngo kandi ngo gukorana iki gitipe ngo muri kumwe ngo cyangwa ngo ibiki n'ibiki Adolphe yambwira bishaka kubishyiramo ngabo ndi kwivugira ku giti cyanjye ntago ngabo ari umuntu dushubwanye ku buryo anyoshye. Ko ngabo ni umuntu ucisha make pe ku bantu banamuzi. Agira story ariko acisha make nyine nta magambo menshi aba afite. Urumva? Ubwo rero Adolphe kuko Adolphe na Adolphe basa nk'abarwaye ko Adolphe amukubise ingumi isa nk'ano mu ijosi namukubita indi isa nk'aho gutya hano mu gatuza. Urumva? Birarangira niko kugira gute no kabiri niko kandi nyine basaba ngo kandi kabiri ngo nzakwica ngo nyica n'undi ntago ari ubwa mbere ubivuze. Ngo nkwice undi nawe kubera umujinya bayinjiye mu modoka. Urumva niko kuza abantu kabiri me yarafatanye n'umuhungu babanaga witwa Fabrice bafatanye ku rutugu. Baje baramuhushura asa nk'uguye hasi undi nawe asa nk'usubiye inyuma gato ahita yakserera tamucaho. So ngo yamuhushuye abonye aguye hasi asubiza imodoka inyuma none haraza aramuhora. Yego. Ahita afatiraho sasa yamunyuzeho bwa kabiri etanakomeza atanagara etagenda. No kuvuga ngo we yagiye atazi ko yapfuye. Yego ashaka kuba yagiye atazi ntagazi ashaka kuba atazi ibyo yakoze ariko kuko ukuntu yahise ajya kuri polisi simamenye neza ukuntu byageze kuko twebwe twaza tujya ahantu yabaga twari tuhazi nyine hari apartment twigeze kujya kumusuramo ku Gisozi. Twahise tujya tuzi ngo no tumusanze turamubura. Okay. Mugeze kuri polisi agiye kwirega kuri polisi yo mu Busanza bahise bamufunga byagenze bite? Bamufunze. Yageze baramusigarana. Yego ariko bamwimuye bamuzanye kuri station ya Kicukiro. So akihagera akirega polisi yavuze ati guma. Yego bamugumanye. Yakoze statement ngo agende. Nagugeza habo. Ubwo baramufunga umwe musigarana na kabirima. Twe dusigara turi gushaka ntuza nyine araryamye aho ngaho kuko umutima wari ukuntu wari gutera nyine usha nk'ushiduka asinzi atari no kuvuga nyine ubona ari umuntu ugifite akuka ari kuri kurwana n'ubuzima nyine umutima wateraga cyane. Akambirance yageze byarangiye bamushyira muri ya mashashe baramutwara tujya kuri morgue nyine tujyana nabo dukurikira. So nuvuga ngo yacitse umutima muhari. Yego umwuka wanyuma washizeho turi kumureba. Abakuru ari kuvuga ko bapfuye umukobwa rero yo. No kubeshya. Uwo mukobwa nicyo kibazo umukobwa naho hari. Nonese kuko kabirima kuko uyu already uyu nguyu Mugisha amakuru twe dufite nuko yari afite sheri we hano mu Rwanda. Yego. Kabirima nta musheri yagiraga pe. Nta musheri we yagiraga. Nawe. Kuko yari umuntu twabaranaga munsi ku munsi. Ibintu byose twaga turi kumwe pe kuva nyine yaza mu Rwanda nta bantu azi mu Rwanda nyine nta yindi famille yari afite nitwe nk'inshuti ze zari zihari. Nitwa kenshi twaga turi kumwe nawe. Mwaga muri kumwe nawe. Yego twari kumwe n'andi bahungu benshi bagera nko muri 4 baba diaspora nabo babashuti be tubana muri ya group.
ntabwo batajya batumira Mugisha kuko bari bamuzi. Mugisha ari umuntu nyine ugira amahane, twese turamuzi muri groupe pe. Twajya gusohoka ntabwo banamutekereza nk'umuntu tubana muri groupe. Ahubwo hari ukuntu twagendaga tugakubitanirayo nawe gutyo ko nawe ndakunda gusohoka. Yego. So hanyuma ubwo mugeze kuri polisi babamagayeho ni iyihe? Twagiye kuya Kicukiro, twabanje kujya kuri morgue. Yego. Okay, ubwo ambulance abavuga ko ambulance yaje ikererewe rero bo byagenze biti? Ambulance ntabwo yakerewe, ahubwo yaje. Urabizi ambulance akenshi ntabwo itwara umuntu wapfuye. Yaje ubona nyine asigaranye kuko yahageze nta n'iminota ibiri yamaze ahita apfa. Ambulance rero yanga kumushyiramo kuko urareba muri la video umuhungu wari kwitambika imbere Alex wiri wabana nawe muri Amerika ari gusaba ambulance tumudufashe mushyireho umuntu aracyafite amakuka nyine ibintu nk'ibyo ambulance nyine ukabona nyine basa nk'igize. Urumva rero kubera amahane y'abari abajama birangira ambulance yemeye kumutwara kako bari banze kumudutwara ngo ntabwo bajya batwara imirambo nyine. Birangira bamushyize muri ari amashashi bashyiramo abantu bapfuye baramutwara. Bamutwara he? Ku bitaro bya Kacyiru kuri morgue. Ku bitaro bya Kacyiru. Muvuye ku bitaro nibwo mwahise mujya kwa Mugisha cyangwa mwahise mujya kuri polisi? Tuvuye kwa Mugisha twagiyeyo polisi ntibatimara gutwara umurambo. Twavuze ati buri ibyo byose ashaka kuba ahungiye iwe. Tugiye dusanga kumbi iyo nzu ngo nta nubwo ariyo yafashe ayishyura yagiye kwigira nyine kuyibamo nk'ibyumweru ntabwo ageze nyine ayishyura igihe runaka. Baratubwira ngo ntawageze aha. Bya kuri polisi ya Kicukiro nibwo batubwiye ngo icyo kirego tumaze kucyakira umuntu wireze ibiki n'ibiki already bamaze no kumugeza hano. Yego. Ubwo ngubwo ntuzahise agira ubu nta wundi muntu uretse uyu nguyu Mugisha nta wundi muntu wafunzwe? Oya ntawe. Adolphe ari he? Adolphe ari kuri polisi we tumusizeyo. Hariho ujya hinjiramo umwe. Mwebwe nibwo muri kuva kuri polisi? Nitwe turi kwa kabiri miwe mu rugano yaratuye. Yo polisi nta famille yari afite aho? Afite umuhanko we umwe. Ari ku bitaro. Kamusize ku bitaro. Ayaya. Mwihangane polisana. Umuhanko we ni umwe tuzi kuko nawe twahuriye kuri airport tujya kumwakira ntabwo ashobora kuba afite izindi famille ariko twe ntabwo tuzizi. Yo mwe mwari muziranye nawe mute? Mwamenyanye muri iyo groupe gusa cyangwa muziranye na mbere yuko ajya muri Amerika? Oya twari tuziranye mu nkambi kera. Nkambi kera. Mwihangane so nukuvuga ngo iki kintu cyuko hari bapfuye umukobwa bari bahuriye hariya badetingaga umukobwa umwe ari wo bapfuye ni ikinyoma ntaho bihuriye? Ni ukubeshya pe kuko nari mpari ni ukubeshya ahubwo bari bafitanye beef uzakura Mugisha nyine ni umuntu ugira inzika nyine ntabwo ajya yumvikana pe. Ibaze nawe iyo groupe tubamo ibamo abantu bajya nko muri 30. Hafi ya bose nabo muri Amerika batwara amatruck bari mu Rwanda turi nka 5 cyangwa 6. Ariko nta muntu mwashaka guhura nawe ntakubeshye nyine twasoga tukana dukubitanye nawe ntihagire umuntu umwereka ko hari ikibazo akaza katujoininga akanagenda. Barangira rero ni nkuko byagenze nijoro. Angira kugarura ibintu byabereye muri Amerika ibiki n'ibiki nyine beef zabo ngo ukuntu yamukuye muri groupe ngo ibiki ibintu nk'ibyo nyine. Ya mwihangane courage kandi mukomere. Ubu nta bantu bo mu muryango bo muri Amerika bari batangira kubahamagara? Twavuganye bishoka bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda. Bamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Gusa ntabwo barashyiraho igihe runaka cyo gushyingura. Ariko nyine muri famille yamaze kwanzura ko ashyingurwa mu Rwanda? Yego. Okay. Tony urakoze cyane. Yego murakoze. Nani Mugisha yari yasinze? Yego bose babanyweye ariko nyine nuko wari we nyine wakaza atwara imodoka bose babanyweye. Bose bari banyoye? Yego. Uvuga ngo yari yasinze cyane bibagonze? Ntabwo byari nawe birenze ntabwo byari too much. Byari biraho nyine ko kundi banywa inzoga ariko nawe wari wasinze cyane nyine ni umujinya wiwe ubusanzwe nyine umujinya we ni watumye biba. So ntabwo ari inzoga no umujinya?
ni umujinya niko ameze no mu buzima busanzwe niko yimereye ntabwo ari umujinya nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni inzoga zabimuteye nyine nazo zari zirimo ariko no mu buzima busanzwe agira umujinya cyane. hari undi ufite ikindi kibazo ashaka kubaza kuko kuri TikTok muri benshi pe kuri TikTok muri benshi sha rero ndumva nta kintu narenzaho ngiye sifite ikintu cyo kubasaba cyo kubabwira kindi pe biratangaje yabibaho it's life yabawe ngayo nguko Fry hari ikindi ufite cyo kubabaza nta kintu wabaza abantu kuri case nk'iyo batanze full information bavuye kuri gutanga the full information